What's good, Maji? As always, I'm your host, teacher Cedric. So in today's video, I'm just going to talk about part 2 vocabulary. Yes, part 2 of this national examination mock for 2025, 2024, 2025. Yes, tukaba tugiye kureba hamwe rero iki gice cya kabiri cya vocabulary part 1 ya reading and comprehension. Yes, yo bisaba kuyisoma nyine for yourself, for your personal like nyine. Yeah, reka turebere hamwe iyi vocabulary. Tugiye kureba hamwe bino bibazo noneho tunagerageza kugenda tubisubiza gahoro gahoro. Yeah, the second question of this exam is just asking us to match the verbs in column A with their correct meanings from column B. Yes, tugiye kumatchinga izi hobbies ziri mu gaparite ka mbere muri column ya mbere, noneho tuhite tuzimatchinga n'ubusobanuro bwazo muri column ya B. Yeah. Mbibutsa hobby ni ibintu by'ukora mu gihe uri free, it's like leisure, ibintu by'ukora bigatuma winjoyinga relaxinga, ikindi gihe uri free nta kazi ufite, utwo tuntu ukunze gukora cyane, ibyo bintu wishimira like tuvuga urugero nko kureba filime, gusoma ibitabo, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibyo byose ni examples of hobby. So muri column A baduhaye izo ngero, noneho tugiye gushakira kuzishakira meaning yazo. Yes, to be matching. Yeah, muri hobby ya mbere yitwa agrarian. Agrarian wumva ibintu bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se agricultural cyangwa se rural. Yeah, iya kabiri ni driving force, imbaraga ziguhatiriye gukora ikintu. Gatatu ni ecosystem, urusobe rw'ibinyabuzima, mu gihe kane ari landlocked, igihugu kidakora ku nyanja, mu gihe V ari innovate, to innovate, guhanga udushya. So meaning yazo, iya mbere ya A ni community of living organisms in a particular area, ibinyabuzima biri ahantu, umuryango mugari w'ibinyabuzima biri ahantu runaka. B, make change of something established, especially by introducing new methods, ideas or products. Yes, kuri B, muri column B, yes, bari kuvuga ngo gushaka impinduka y'ikintu cyangwa se gukora impinduka y'ikintu cyari kiriho, cyane cyane binyuze mu kuzana uburyo bushya bwo kugikora, ibitekerezo bishya cyangwa se product cya produit nshya. Kuri C ni the use or cultivation of land for farming, kwifashisha cyangwa se guhinga ubutaka ukabwifashisha nyine mu buryo bw'ubuhinzi. D, the power or energy behind something, imbaraga power cyangwa se energy iri inyuma y'ikintu. E, not bordering the sea, ubudahana imbibi n'inyanja. So nyuma yo kumenya meaning, ndakeka kuba wabimatchinga noneho byoroshye. Guys, this means that iyi Roman 1 ariyo agrarian turayimatchinga na C. Agrarian will be matched with the use of or cultivation of land for farming, mu gihe iyi Roman 2 ariyo driving force turayimatchinga na D muri column B. Ubusobanuro bwayo, driving force means the power or energy behind something. Noneho iyi Roman 3 ariyo ecosystem, turayimatchinga na A, means ecosystem means community of living organism in a particular area, mu gihe iyi Roman 4 turayimatchinga na E. Roman 4 ni landlocked, turayimatchinga na E. Landlocked means not bordering the sea. Mu gihe Roman 5 ariyo innovate, turayimatchinga na B, means innovate means make change of something, especially established especially by introducing new methods, ideas or products. Yes, that is how you would have merged this question number 2. Let's go with the question number 3. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti choose the correct word from the box to fill in the gaps in this passage. Ugiye guhitamo ijambo rya nyaryo ugende uryuzuza muri iriya myanya igiye iri muri aka gakuru cyangwa se aka ga passage, yes, cyangwa aka ga text. Yes, kikaba gifite amanota atanu. Rwanda is located in, yes, bino ndi kugira ngo mite nambisubiza. Yes, ubundi turuzuza borders, Rift Valley, East Africa, mountainous
and equator. So kuri A, Rwanda is located in East Africa, a region in the central part of the continent. U Rwanda turusanga muri Afurika y'Uburasirazuba, akaba ari agace kari hagati y'iki y'umugabane wa Afurika. The dash runs through the southern part of Rwanda. Yes, the equator runs through the southern part of Rwanda. Equateur cyangwa se koma y'isi inyura mu majyepfo y'igice cy'u Rwanda. Yes, contributing to its warm climate. Ibyo bigatuma hagira iki hashyuha. Rwanda's geological landscape is mainly characterized by mountainous terrain, mountainous terrain, which is elevated and hilly. Yes, ngo relief cyangwa se geology y'u Rwanda, uburyo ubutaka buteyemo nyine burangwa n'imisozi. Niyo mpamvu bavuga ngo u Rwanda ni urw'imisozi igihumbi. Yes, ugasanga nyine rufite altitude yo hejuru, rukaba rugizwe n'udusozi. Twagiye kuri D. The Rift Valley is a major geographical feature in East Africa, and part of it stretches across Rwanda. Rift Valley ni imwe muri geographical feature cyangwa se ibintu bijyanye na geography, sinoza relief dufite mu y'ingenzi muri Afurika y'Iburasirazuba. Noneho igice cyayo kiragenda kikanyura no mu Rwanda, iyo Rift Valley, the Great Rift Valley ya East Africa. So the country shares its borders with Uganda to the north, which is also a member of the East African Community. U Rwanda rusangiye imbibi na Uganda mu gice cy'amajyaruguru. Yes, iyo Uganda nayo akaba ari umunyamuryango wa EAC cyangwa se Afurika y'Iburasirazuba yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Yeah. Muri make ni gutyo wari kuzuza aya magambo cyangwa se borders, Rift Valley, East Africa, mountainous na equator muri kano ga passage. Let's go with the question number 4. Nayo ni ukuzuza aya magambo ariyo heritage, ethnicity, customs, beliefs na diversity. Yes, muri kano ga passage. First of all, ugomba kumenya ubundi meaning yazo. Heritage ni umurage, ethnicity ni ibintu bijyanye n'amoko. Yes, customs na beliefs bigiye kumera kimwe. Customs ibintu by'imigenzo, beliefs imyizerere, diversity kuba abantu batandukanye, abantu bagiye batandukanye cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye biri diverse, somehow different. Yeah. A. The annual festival celebrates the rich dash of our community, showcasing music, art, and food from different backgrounds. Ijambo turuzuza muno ni diversity. Yes, nk'ibirori bya ngarukamwaka aho tuba turi kwizihiza the rich of diversity, kuba community cyangwa se umuryango mugari wacu utuwe n'abantu bagiye batandukanye. Yes, usanga bari kwerekamo ibijyanye bapresenta music, ibijyanye n'indirimbo, ubugeni ndetse n'ibyo kurya bigiye bituruka ku bantu bagiye batandukanye. Uri kubona aka kajambo ngo different backgrounds, niko kakugayidinga kuri diversity, different. Yeah. Kuri sentence B baravuga ngo people from different may have unique ways of celebrating holidays and ceremonies. Ngo abantu bagiye baturuka yes, ngo baba bafite uburyo bwihariye bwo kugira iki, bwo kwizihiza iminsi mikuru ndetse n'ibirori. So the real answer is just ethnicity. People from different ethnicity may have unique ways of celebrating holidays and ceremonies. Abantu bafite amoko atandukanye baba bafite uburyo bwabo bugiye bwihariye bwo kwizihiza
iminsi mikuru ndetse n'ibirori. Kuri C, in some societies, shaking hands is a common to greet others. Ngo mu miryango imwe n'imwe gusuhuzanya wifashishije ibiganza nyine ni ikintu rusange mu gusuhuza abandi, to greet others. So what is the real answer for this sentence? Ni irihe jambo turagira iki turuzuza kuri iyi sentence ya C? Ni customs. Turavuga ngo in some societies shaking hands is a common customs to greet others. Nituravuga customs wumve ibintu bijyanye na habit nk'umuco cyangwa se akamenyero, ibintu by'abamenyereye cyangwa se nanone beliefs. Ariko hano dukurikije aho ryakoreshejwe ni wavuga nka habits, ni ibintu by'akamenyero, ni ibintu by'umuco gusuhuzanya bifashishije ibiganza, bikaba bishatse kuvuga ko basuhuzanya. Kuri D, it is important to respect other people's even if they differ from your own. Ngo ni iby'ingirakamaro cyane kubaha abantu kabone nubwo mwaba muturuka ahantu hatandukanye n'aho waturutse. So the answer for this D, it is just beliefs. Ni iby'ingirakamaro kubaha imyizere y'abandi bantu kabone nubwo yaba itandukanye n'iyawe, even if they differ from your own. Sorry nanibeshye kare. Let's continue the sentence E. The museum exhibits artifacts that reflect the culture of the region. Yes. Ngo musée yagaragaje cyangwa se yamuritse, inzu ndangamurage yamuritse ibihangano by'ubugeni, artifacts. Ubwo nituvuga artifacts ugiye wumva an object made or shaped by human or labor, ibibumbano biba byarakozwe cyangwa se byarahawe ishusho n'umuntu cyangwa se byarahanzwe n'umuntu mu yandi magambo. So ngo iyi museum yerekanye ibyo artifacts that reflect the culture, bikaba bigaragaza umuco of the region w'agace runaka. So the answer for this sentence, icyo tugomba kuzuza muri E, it is just heritage. Yes, kukuntu museum yerekanye artifacts that reflect the cultural heritage, bigaragaza umuco, umurage w'umuco w'agace runaka. Yes, I think first of all kubona yuko ugomba kubanza kumenya meaning iyo two tugambo baguhaye ngo wuzuzemo. Iyo usanzwe uyizi biba byoroshye. So iyo wenda uzi nk'amagambo, niba tuvuga urugero baduhaye amagambo 4 yo turuzuza, ukaba uzi amagambo 4 yonyine na 5, ukaba uzi amagambo 4 yonyine, ugasanga rimwe ntago rizi. First of all kora ibijyanye n'ayo magambo 4 yuzi, cyangwa se niba uzi 2 cyangwa 3 aba ari bibanza gukora, noneho andi magambo asigaye utaruzi ukoreshe logic. So the last question of this part, part 2, which is the vocabulary, it is just to read the opposite of the underlined words in each of the following sentences. Yes, kwandika imbusane y'amagambo aciyeho akarongo, yes, yakugiye akoreshwa mu nteruro zigiye zikurikira. A. His speech was so interesting that the audience clapped from time to time. Ngo imbwirwaruhame ye yari ishishikaje cyangwa se yari iryoshye pe, ku buryo abari bayikurikiye bahoraga bari gucurira bakoma amashyi. Yes, so tugomba kumenya difference ya interest. Interest ubundi ni iki? Ikintu kigushishikaje, iki ni iki? So ikintu kidashishikaje bivuga ngo iki mu cyongereza? It is boring. Yes, his speech was boring. Ikintu yari irambiranye, ibintu uri kumva yatinze no kurangira. Yes, twagiye kuri sentence B. All our teachers are native speakers of English. Abarimu bacu ni ba kavukire b'ururimi rw'icyongereza, cyangwa se bavutse ari rwo bavuga, aho bavukiye, aho bakuriye nirwo rurimi bakoresha. So negative nako opposite ya native, ikintu kiri kavukire. What is the real answer for this native?
uh, opposite ya native, you can just say foreigners or non-native, abanyamahanga. Abarimu bacu bose bari abanyamahanga b'ururimi rw'icyongereza. Ubushatse kuvuga ngo ntabwo bavutse aha mu gihugu cyangwa se agace runaka bakoresha ururimi rw'icyongereza. Yes. Let's continue with the next sentence. Most winners take pride in their achievements. Ngo abatsinzi benshi bishimira cyangwa se bumva batewe ishema n'ibyo baba bagezeho. So the opposite of winners, abantu b'abatsinzi, the opposite yabo ni abahombyi, losers. For instance, in football, there is a winner and a loser. Yeah. Muri football haba hari umuntu ikipe iratsinda ndetse n'iratsindwa. Yeah. D. The reason he failed is that he usually follows the instructor carelessly. Impamvu yatsinzwe cyangwa se byamunaniye nuko yakundaga gukurikira umuntu umuha amabwiriza carelessly, atamwitayeho. Yes. So the opposite of carelessly, ikintu kititayeho, iki niki ubwo birumvikana ni ukwita ku kintu noneho neza, means the opposite of carelessly is just carefully. Yeah. Let's continue the next last question. Our employer could not rely on hearsays. Uwaduhaye umukoresha wacu cyangwa se umuntu waduhaye akazi ntabwo he could not rely on hearsays, ntabwo yumva ibyo tuvuga cyangwa se rumors, cyangwa ntituvuga hearsay wumve just gossip, rumor cyangwa se report cyangwa se ibyo bavuga, ibitekerezo byabo bantu nyine. So vuga opposite ya employer. Opposite y'umukoresha mu kinyarwanda ni umukozi. So hariho umukozi, hariho n'umukoresha. So employer niwe umukoresha. So what is the opposite for this term? The opposite of it is just employee. Umukozi ni employee. Yeah. EMPLOYE. Yeah. So guys, this is the end of part 2. Muri next video tugiye kureba hamwe section B, language use. Yes, tubisobanure byose. Guys, I was yours teacher Cedric. Nizere yuko hari amagambo mashya vocabulary yawe yagutse, hari amagambo mashya utaruzi ushobora kuba wamenye, cyangwa se nayo wari usanzwe uzi ukaba uyamenye byimbitse cyangwa kurushaho. So guys, andika muri comment icyo ushaka, topic ushaka twakoraho cyangwa twasobanura. Yes, and even if you wanna join the WhatsApp group where you will get access to different ideas from different students, students from different corners of the country, students with different ideas, with different documents that they can share with you. Just please text me or call me on my WhatsApp number that is just somehow displayed here on the screen. See you guys. I really love you. I was your teacher Cedric.